Yesu ashimwe cyane. Ariko kuki tutavuga iby'Imana yakoze? Mbareza mugenzi ngo nta bintu Imana igukora ejo bundi ubisabye ikazi kabikora waragize ukikarma. Ndebera uwo muntu wicaye aho ngaho iruhande rwawe. Umva pastor, abasabye amafaranga muri iyi minsi ariko nsimvuga kera Imana ikayabaha yari kuri zero. Akaba afite amafaranga ugahamagara abashima afite amafaranga kuri konti agaceceka. Ubwo si Imana izakora ibihe ubutaha. Tugomba gushima Imana tukavuga imbaraga z'Imana. Yesu ashimwe cyane. Sibyo Angeli? Imana yishura imyenda ntituyizi. Ama twaceceka se. Ibintu Imana ikadusura twaje mu iteranirwa kuri miliyoni 15 utayazanye. Waragize ugaceceka mumbabare ndebera abagenzi bawe. Amina, muvuge amina cyane. Ndashaka kuraba ab'Imana yahaye amafaranga batakoreye. Ab'Imana yahaye amafaranga batakoreye baze bahagarara inyuma yanjye bazamure haleluya basubire kwicara. Ab'Imana yahaye amafaranga batakoreye iherutse uzi Imana ariko ntimuze mwese. Navuga amina, nimuze abaherutse kubibona. Nimuze muzamure muze na hano nahanga dukubite haleluya abadayimoni bashe bamenye ko Imana igitanga amafaranga twakoreye nayo tutakoreye. Murebe hariya hirya tuvuge amina cyane bahagarara aho ngaho. Ndashaka kumva bayitera bitigirisha Pastor Bernard. Ntabwo bino bintu hari ibyo. Abantu baro baraturyana amasini Imana ikabaha amamiliyoni bagaceceka. Mureke dukomere Imana amashi tuvuge haleluya cyane. Haleluya. 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 Nukuri Imana yari yaduhaye turayarya. Pastor afata mikoro twarayariye ntitwayariye. Mureke duhanurira amahanga tubabwire ngo Uwiteka afungura amafaranga yanyu yari yarafunze. Uwiteka afungura igikundiro cyari cyaragiye. Papa yaraseka twarayariye papa. Twarayariye turayaguguna twayariye. Muri aba bantu bangana gutya. Umuntu yangiza akikubita mu gakanzu ngo ariko mwaretse tukavuga Imana tukayivuga isi kamenya ko Yesu atanga umugisha abantu bakamenya ko Yesu agira neza. Mugiye kwicara mu gutera haleluya muvuga ngo ari yabanziriza yandi. Oya ugiye kujyuhura n'ibyimeza vuga ngo ibyimeza. Abantu bahakana ko Imana itanga umugisha n'ibyimeza bihari bazaze tubaho ubuhamya. Imana ikora ibintu birenze tukabibona n'amaso yacu. Numvaga nshaka kumva haleluya mu iteraniro. Papa Mutabazi. Haleluya. Imana itanga igishoro. Imana igatanga amamodoka yo gukora no yo kutugenderamo. Oya mureke tuye tuvuga Imana. Amen. Haleluya. Hari umwana wabonye andikiye muri Girls Impact avuga ngo from today muri Fire Week ngo Fire Week igiye kuba iyanjye. Wa mukobwa wanyandikiye yatangiye akazi cyangwa arahari? Arahari wo muri Qatar. Umuji yaje cyangwa yagiye ku kazi. Yesu ahabwe icyubahiro. Mureke dukomere Imana amashi menshi. Imana itanga imishahara. Imana ikiza ingwara ni bande bayibonye bahaguruka aho bari gusa bavuge haleluya gusa. Imana ikiza ingwara. Yesu ashimwe cyane. Mama mu minsi mike ntimugiye kubivuga bya bindi ntimugiye kuvuga bimwe Imana yakoze muraza kubivuga ntimuza kubivuga. Mama ngabi tuzabivuga ntaho tuzabivuga. Yesu ashimwe. Hari ibintu Yesu yakoze turi hafi kubibomora mudutegereze. Haleluya. Nuko gusa tuba twigize ariko ibintu byo guceceka no kwimwanyura tukamera nk'abantu bari mu mujyi gusa. Oya vraiment biramugeze ngo yasibyo. Amen. Yesu ahabwe icyubahiro. Uriya mubyeyi yavuze Imana neza. Imana iguha umugisha cyane. Hanyuma nuri ufite umurwayi iyo bavuga ishimwe haleluya nyine uvuga ishimwe ufite. Hanyuma ntabwo riba ari ibyifuzo ariko nicyo cyifuzo ufite cyo kugira ngo umurwayi wawe akire. Ubwo wakandagiye hano Imana imukize mu izina rya Yesu.
turabakiriye muri Fire Week mu izina rya Yesu. Dukomere Imana amashi. Haleluya. Ndasaba ngo kino kirere gihumanuke kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Vuga ngo hano hose hahumanuke kubw'amaraso ya Yesu. Haleluya. Kandi ubwiza bw'Imana buhabe mu izina rya Yesu. Turashimira Imana. Dufite teme ivuga ngo don't touch me, untouchable. Untouchable, sinkorwaho. Uriya mama impamvu nkunze ubuhamya bwe ni sinye y'abantu bakozweho. Ni kuvuga ngo abantu Satani cyangwa se imyuka mibi cyangwa se ni imfasha nyigisho. Mwabibonye ko hari ibintu byari byaramukozeho bitari byiza, byari byarakoze kuri uriya mama. None byaramurekuye, amazara agaruka, ibibanza biragaruka, amamodoka aragaruka. Kuko byagize gute? Byarekuye, byavuyeho. Ntabwo ari uko byavuyeho ko bibishaka, byarirukanywe bivaho. Turashimira Imana rero ko Satani ajya arekura. Ndashaka kuvuga ngo Satani agiye kurekura ibyanjye. Ko waje gusenga muri Fire Week cyangwa waje muri seminaire? Ari ibintu njya mbona, ntabwo narenganya umuntu wese utekereza gutyo. N'abanyedini benshi niko batekereza. Umuntu akajya aho ngaho akavuga ngo nta barozi babaho, nta bukonikoni bukorwa, nta biki. Bibiliya iravuga ngo nta bukonikoni buzakorwa kuri Yakobo. Bivuga ngo ni Bibiliya ivuga ngo Imana yonyine ikavuga ngo nta no witchcraft, nta bukonikoni, nta unikite cyangwa se nta bupfumu buzakorwa kuri Yakobo. Bivuga ngo Bibiliya irazi ko buhari, ariko kuri Yakobo ntibuzakora. Ariko mwavuze ngo kuri Yakobo ntibuzakora. Koresha izina ryawe uti kuri jyewe runaka. Atura nidushaka twitahira uti ntabwo bizakora. Haleluya. Vuga ngo il y a pas d'enchantement. Vuga ngo no enchantment over Jacob. Nta enchantment, nta bupfumu, nta kuraguza kuzaba ku izina ryanjye. Nta zina ryanjye bazatwara ngo barishire ku gicaniro kibi. Amazina y'abana banjye ntabwo bazashira ku gicaniro kibi. Igicaniro cya Satani. Nyambuye amazina y'abana banjye, nyambuye amazina yanjye, uwo ndiwe n'abanjye bose turicomokoye ku gicaniro kibi. Turi ku gicaniro cya Kristo Yesu. Amaraso ya Yesu anyoza impande zose. Haleluya. Yesu ashimwe. Mwicare mbabwire. Haleluya. Igihe ndibuka njya gukora ubukwe, Imana yarambwiye ngo wowe ntabwo ugiye gukora mariage isanzwe. Yego urashatswe ugiye mu rugo, ariko muri uriya rugo nkutwaye nk'umumissionnaire. Ngiye niko Imana yambwiye. Nkutwaye kuba umumissionnaire muri iriya famille. Ndavuga kuba umumissionnaire, Imana irabimbwira neza, nkutwaye kuba umumissionnaire. Yesu ashimwe. Nari ngiye mu muryango wubahaga Imana, kuko bari abantu b'Abadventiste bubasha Imana, umusaza wubasha Imana wakoreye Imana, wari ufite amahoro y'Imana menshi n'ubupfura bwinshi. Ariko washatse abadamu nyuma haza kuzamwa biyongeza. Sibyo? Abana rero bavukiye ku bantu batandukanye, sibyo, baba beza, ariko n'ibitero bikaba bihari. Hanyuma none Imana irambwira ngo hari ahantu uhagiye kuri mission. Hanyuma nza kubona ikintu cy'igikomo gutya kiriho amazina ntari buvuge, ariko mbonaho izina ry'umugabo wanjye bisa nkaho ari nk'abantu kubloka ibintu by'abantu. Ndabani sindi bucomokora uwanjye gusa, ndacomokora n'abariho bose mu izina rya Yesu. Vuga ngo yacomokoye kuri kiriya gikomo n'abariho bose. Uwari ucyambaye ndamuzi, n'umuzimu wamukoreragamo ndawuzi, ariko ndabacomokora. Nahasanze hari umwuka wo gukenyuka. Nageze muri iyo family abahungu bapfa, ntabwo bagezaga 50. Ndavuga nti ibi ntabwo bishoboka. Icyambere ndahera ku wanjye azabaho, none yarayirengeje. Ariko mwavuze haleluya, mwavuze amen. Ndashaka kumva haleluya. Ndahera kuri uyu wanjye. Imana iravuga tu es une combattante, ntabwo uje gukina hano. Tu es une combattante. Ndashaka udebere mugenzi wawe. Uri warrior. Uri warrior. Hari ibintu bitagomba kubakoraho. Nimubona muramukazi wanjye ko agiye guturira Imana. Haleluya, muvuge ngo amina cyane. Uri warrior, tu es une combattante.
ndavuga ndari amazina none ndayacomeka ku gisekuru haleluya cya Aburahamu, ndayatwara mu maraso ya Yesu. Nta numwe ugomba gupfa nabi. Ndashaka kubabwira kuva nahakandagira, I'm sorry sinshaka kwiyemera, ariko abapfaga ntibarapfa. Kandi nukwipe maze y'imyaka 28 nshatse wongeraho niya mbere yaho, ubwo se si myinshi. Bwa mugenzi ngo ntabwo turasubira gushingura mu bantu bacu. Twashinguye abakecuru bashaje, abakecuru imyaka 90 ntibakwiye kugendara, bakwiye kugenda cyangwa bagomba barebere data. Ntabwo nabumvise bakwiye kugenda cyangwa ntabwo nabumvise. Abo barasinziriye, abo barasinziriye. Na data bukwe naramwatuje yakira Yesu umwami n'umukiza. Haleluya, haleluya. Ari umupapa ukomeye ufite urugo rwe, ariko aravuga ati nzaza kubi wawe. Mu minsi ye ya nyuma yari iwacu mu rugo, ndamwatuza ndamusengera, ariko mwaretse sha ajya mu ijuru koko. Mukomere Imana amashi. Imana igira neza, Imana ikora ibitangaza. Haleluya. Imana iramya ngo nguhaye umugisha wari ufite, ariko wasobukwe ndawuguhaye. Ariko mwavuze amen. Ndashaka undebere mugenzi ati ntabwo bizagukoraho. Hari ibintu bitagomba kugukoraho, hari ibintu bitagomba gukora ku bana, hari ibintu bitagomba gukora ku rugo, hari ibintu bitagomba gukora ku gihugu, hari ibintu bitagomba kudukoraho. Haleluya, haleluya. Ndumva umwuka yanyoboye kubaha ubuhamya bubahe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Icyo ni ikintu cyabaye, turi online n'umutware wanjye ari hano online. Aya ni amashimwe ari mu muryango. Nyaneye kuzabona Fanta Orange. Haleluya, muvuge ngo amena cyane. Imana irakarama, ikomera amashira karama. Ni Imana ikora ibitangaza bitabarika. Haleluya. Ikindi cya kabiri pasa, nkimara kugera mu rugo nsanga ubutware wanjye agira ukuguru kurwara. Guhora kurwara kukagira igihe kugaruka. Babyita cycle, ni ikintu kigaruka. Ariko mamba bari ibi ni ibintu Imana yakoze, ntabwo ari teatre turakina. Yesu yakoze ibitangaza bitabarika. Haleluya. Buri uko bikagaruka pasta. Noneho ahantu byagarutse ubwa nyuma, mbyara umwana wanjye w'imfura. Ndavuga ni this is too much. Uzi kujya kubyara umugabo yagwaye ukuguru, byari ibintu bizana blood coagulation. Yewe ministry ya healing ntabwo yahereye muri church. Gusengera abakiri ingwara byahereye muri family. Giye byahereye muri family. Ariko ndashaka undebere mugenzi wawe, ntabwo byahereye mu rusengero. Pastor ntabwo byazanye na apostolique, byaje mbere. Ariko mwavuze haleluya, muvuge ngo amina cyane. Haleluya. Noneho muri donc ugiye kubyara uriya mwana wacu w'imfura, ndi kwa muganga gutya, abagiye mu bitaro nawe bamutwara, azana indabyo kwa muganga, azizanye ansigira indabyo, nawe itajya kwa nyiri nako kuri Faisal, ajya mu bitaro. Agiye kuvugwa London, bamujyana London. Ari abantu nyine bakuriye ahantu bavugwa London. Ariko mwavuze amena ntabwo mwabyumvise. Na data buko yajyaga he? Ni London. Yes, habwira data buko yajyaga kupimisha amaguru he? Ni London. So noneho umugabo wanjye nawe ajya London, agiye London bamuha amasogisi murayazi yandi afata gutya. Niyo bamuhaye baze gutega indege mukishura amafaranga ukajya mu bitaro mugatanga ama pounds bakaguhaza ari amasogisi, uri urapfa wumva uri gupfa. Ariko ndi kukiriri wa mwana wa mbere mukuru, ndi kukiriri ngiye kubona mbona inzoka hejuru y'inzu. Iyo nzoka iri hejuru y'inzu irasha. Ndashaka undebere umuntu wicaranya ngo icyagukozeho kirasha. Icyagukozeho kirasha. Icyagukozeho kirasha. Yesu ashimwe. Noneho wibaze nari mu kukiriri. Kumwe uri mu cyumba musikukiriri kujya mu cyumba cyawe. Ko mwavuze amina. Noneho irasha yansoka ngiye kubona mbona urukweto. Murabona za nkweto abagabo bakunda kwambara za shokora nyine zimeze nka shokora gutya za bari kroko bari biki. Ako za shokora gutya nziza. Hari urukweto yarafite gwa shokora, mbona urukweto ko rw'iburyo rurabyina imbere yanjye. Nibwo nagize vision ifatise. Ndabona gutya mbona urukweto ruratembera gutya rutembera ugo rukweto rwe. Ngiye kumva numvishwe icyo bita audible voice. It was my first time kumva icyo bita audible. Nijwi wumva ukaryumva rikamanuka ukaryumva. Numvishwe rimbwira ngo reba urukweto. Iriya nzoka ihiye yari imaze imyaka 10.
mu kirenge cy'umugabo wawe. Umva gatoya, uwabimuteza Imana irabimbwira, aho babimutegeye Imana irabimbwira ngo ariko uyu mwanya uko ubonye ihiye niko akize. Ariko wamvugiye haleluya. Uwo mwanya numva ijwi rimbwira ngo ariko sengera Sofia. Sofia yaragifite kakabari, Anti Sophie. Ndavuga ni Anti Sophie ko nta kugura gwara. Urumva nkaba muzi nta kugura gwara. Kumba uko umugabo wanjye yakize hakurikiye iminsi niwe wahise afatwa. Azabaha ubwo buhamya, yagiye kwivuza ahantu hatandukanye n'abantu bamubwira ati ibi bintu utajya mu bapfumu nta kundi, ariko Imana yamugaruye vuba iramufata, nawe Imana iramukiza. Umwuka wo guhora nawe Imana iramukiza. So nabonye Imana ku buryo ntazi ukuntu nabasha kubivuga. Ndashaka kukubwira ngo sinzi ikintu kimaze imyaka 5, kimaze imyaka 10, umutware wanjye yaratambukaga akajya kwa muganga kuvuza amaraso agira gute, babyita gute? Yes, vuga ngo amaraso avura. Ukaba uri hano ufite amaraso avura, ufite ikibazo cyari cyo cyose, ndagusengeye. Haleluya, amen, amen. Ntabwo amaraso yose avura, si cyo kibazo. Ntabwo bivuga ko umuntu afite amaraso avura ari cyo kibazo exactement, ariko hari umwuka uri inyuma y'ikibazo. Uwo mwuka uri inyuma y'ikibazo sasa, ahantu yatambukaga ntabwo yarazi ko yatambutse ibintu bamuteze. Wenda bangaga nyina nibo bamuteze. Hari ibintu ushaka kugutega ntacyo mupfa, ariko biguhora so, biguhora bakuru bawe, biguhora ahantu. Ariko uyu munsi mu mavuta ndimo, uyu munsi mu mavuta ndimo. Uyu munsi naje kugira ibintu turangiza jye nawe. Hari ibintu tugiye ukuri pe. Haleluya. Abana bacu baraza kubahoka muri Fire Week. Ku buryo nari navuze oya, noneho sinshobora kubyemera. Ahubwo nejo nzaza dukore deliverance. Muvuge ngo haleluya, haleluya. Hari ibintu bigomba gushigwa hiherezo. Kandi ibintu mbabwira, haleluya. Vuga ngo Satani ntabwo uzakora ku maraso yanjye, ntabwo uzakora ku mutwe wanjye, ntabwo uzakora ku rubyaro rwanjye, mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Kubera ko iyo Imana ikoze ikintu kigomba kugaragara, ntabwo Imana ishaka ko tutanga fake miracles. Haleluya, irashaka gukora ibintu abantu bose bazamenya ko ari Imana ibikoze. Biriya bintu byuriya mu mama nabikunze. Imana ikuvana ahantu Satani yagushize ikaguhindura amateka, bari bagatangira kubona ko Imana ifite imbaraga. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Wicare mbabwire. Uwiteka bampera umugisha. Niki cyagukozeho kirakurekura? Niki cyagufashe mu rushako rwawe kirakurekura? Niki cyakoze no ku mashuka kirakurekura? Niki cyakoze ku myenda kirakurekura? Abantu bagukoreye amanama uzira ubusa, aho washatse barakwanga bakakwangira ubusa. Yesu ashimwe. Abakobwa bangahe bakagombye kuba bonsa batonyeje kubera amagambo yatongerewe. Oya. Yesu ashimwe cyane. Hari umuntu abantu dusengana hano nabo bazatanga témoignage, turasengana hano bari hano. Yesu ashimwe cyane. Twaro turasenga hano numva ngo ikintu cyateye mu maraso ya mama wabo. Ntabwo nari ko amakansa, hari amakansa mujya kwa muganga bakayapima, ariko yaje mu burwayi bwo bohereje. Imana ivuga uwabikoze, ariko yabaye ikimenyetso kuri bugitange kuri wa muntu yagitanze, parce que tukeneye ibimenyetso bene data. Ariko nari ibintu ntazi ukuntu nakubwira. Ibaze cette maman, leur maman bari bamoteze. Haleluya. Ariko Imana ikora igitangaza, ikora igitangaza muri yo wiki. Wa muntu wari waramugiriye nabi aba ari we bisubira. Bene data, oya reka nkubwire, ndakubwije ukuri, paralize ntizatugeraho. Ndashaka ubireba umuguti ntabwo igomba kungeraho. Paralize. Uba paralize ugiye gukorera Imana, uba paralize ugiye kuvuga ubutumwa, turayanze. Barazohereza. Ke barandashe Pastor Bobo, barandasa mbyumva. Ndashaka kubabwira ukuntu mubyumva mu isi y'umubiri niko tubyumva mu isi y'umwuka. Bandasira hano ku Kinamba, kundasa mvuga nta magara amasasu. Haleluya yo hanze.
hari abantu b'abanyamubiri batajya bumva ibyo mu mwuka. Yesu ashimwe cyane. Kundasa bandasha umwambi mama Innocente ndawumva bakubita igice kimwe numva kiragiye nkomeza mpafashe nindi muntu wari waraswa kumva ugatuguma aho hantu paka bihore barandashe ndamenya ngo narashwe ariko Uwiteka arambwira ati ngiye kuguhagarika uhindura ibyo bariho baratongeraho bakurasiye mfata imodoka yanjye ariko avuga ngo haleluya ariko mwamba bari mfata imodoka yanjye ariko ndashaka kuvuga ngo don't touch me ndashaka ngo untouchable ndakata imodoka nta kintu kiryoha ngo kwitwara niba ugifite umugisha wo kwitwara nta bandi bantu bari iruhande narakase gutya nta wundi muntu uhari ndagenda abandashe bandasiye kuri kaburimbo abantu basigaye bafite uburozi ntabwo ari mu cyaro nta hantu ku kaburimbo ahantu ndahagarara mbona amamodoka aparitse aho hanze mbona ndabona mu izina rya Yesu imyuka yose yaje kundasa isubira ikuzimu aba bantu ndatatanye inama zabo ntabwo nabavumye haleluya Yesu ahabwe icyubahiro ndatatanye inama zabo basohoke umwe agiye burasirazuba n'undi burengerazuba ariko mwavuze ngo tatanya abanzi bawe wagize umuntu bibwira turatatanyije imbaraga zishize hamwe kuturwanya ndashaka kuvuga ngo ntabwo mbyemera ko oya muza amakuru y'ifarashi narayamenye namenye amakuru y'ifarashi nyababwire amakuru ngo y'ifarashi narayamenye da haleluya ngo barayibwiye ngo turagushingura uri muzima ifarashi iraba ngo pe batangira kuyishingura bashiramo ubutaka iramanuka bongera boherezamo ibitaka irangije iravuga ngo kweri banshingure ndeba bavuze ngo koko bandoge msenga vuga ngo koko banshingure ndeba pe ako kantu kamfashije k'ifarashi nawe nkagufashishe ngo irangije ngo bagatamwe ibitaka igahita ibishira munsi yayo ikabikandagira bo bakagira ngo bamaze kuyishingura bakoherezamo ibindi bitaka ikabikandagira ariko ikabisha bakoherezamo ibindi ikagira gute ikabishiramo noneho bagiye kurangiza ifarashi iri hejuru ariko mwavuze ngo haleluya ariko washatse abantu nka batatu kavuga uti reka da uti ntabwo uzapfa imburagihe ntabwo bazagushingura ureba ntabwo bazakurangiza ureba ntabwo bazakuroga ureba ntabwo bazaguhagurukira ureba turabyanze vuga ngo ntibishoboka koko bakuvuge ngo ntabwo uzongera gukora ku mafaranga ureba ugifite amaboko no ndafashijwe muri iyi minsi nyamara iri terano hari operasiyo ikoretse mu buryo bw'umwuka hari operasiyo iri kuba turaza gucagagura inzandiko zose zaturegaga turaza gucagagura imbaraga z'umwijima turaza gucagagura ikintu cyose kibi turakomeza tubicagagure Yesu ashimwe